ese ni utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safi, Jimmy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe. Iryo jambo ntuzongere kwivuga. Uri nene umugabo. Bagira ngo nkubwire ko muri saya Nyanza ibi byose uzabyishura. Ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. ese ni njyewe Akundi mwese ko mbona mugiye kunsaza. Usiko mwamaze kumfata nk'umusazi. Ndabaza Mugabe ngo nzakubaza. Ndakubaza ngo nguri mukera gati. Ubundi mumfata mute? Mumfata nk'umubyeyi cyangwa mumfata nka mugenzi wanyu? Utambeshyira Mungu murakundana. Uheje imise shakimi turakundana pe kandi turakundana byanyabwe. Ntambara se muvandi mbwira ngo ufashe. Yewe ibyo byiringiro nari mbifitiye umunsi ko wamfasha ariko byahise biyoyoka pe. Mu buhe buryo se kandi kukomeje kuzimiza no kuntera ubwoba? ese ni njyewe ese ni Bakumuri. Ejo sibwo Mugabe yambwiye ko yabonye shere wawe. Yego baravuganye ndamubwira ngo aza aho twari turi kwa Sara. None aka kanya ugeze muri karitsiye. Uhise ubona abandi bagabe nahanga. Aka kanya Shanga byo ngibyo bisubikuye he? ugenda gutumiye warukiriye. Reba igihe nagutumiye. N'igihe wagarukiye. Kandi buri waruzi ko ntakubonye. Ako gakungu kawe singashaka. Muri uri wabona hari aho njya? Uri wabona hari abantu bagenda hano? Ntazapfa ubusa nawe. Gabanya gakungu. Shanga nukuri nta gakungu nari nagiyemo nuko nagiye nkahura n'umumama wari kundangisha ntago nari nzana ari kundangisha. Rero ndanje muhuza n'undi muntu uri bumurangira ahantu yashakaga kugera. Ntabwo rwose nta gakungu nari narigiyemo. Kandi mbabara nukuri ntabwo nzabyongera basi. Ibyo nagutumye biri he? Bimwe nabizanye ibindi ni inyama ntabwo bazimpaye bambwiye ngo ngaruke nyuma y'isaha imwe ngo nibwo biraba byaje. Akundagira kakwigira uruhinja wantuza we. Ngiye kugutuma ugenda ubyarire nyandwira Nyiraminani nurangiza uzunambwira ngo ibyo nagutumye ntabwo wabibonye. Biraza ryari biragera hano gihe kitoteka. Bambwiye ngo nyuma y'isaha Shanga. Ubuze n'igihe ki turateka gihe ki. Mvimbere muri mvimbere. Mvimbere se fata envelope yihuta ujya kureba ko bazizanye. Ariko imbere banyoboje nshaka umuntu uyobora ushinzwe kuyobora wari icyapa kiyobora abagenzi. Ndakubwiye ngo fata envelope ujya kureba ko izo nyama zaje. Kutarubwiye bitisabaye. Iki se ngenda kubwira ngo mufitiye inkuru ifatika ishyushye n'ubyumve. Oya ndi kubyumva nyine mbwiriye iyo nkuru. Mufitiye inkuru ariko kugira ngo kubwira uragura. Shase ndagura nduwuhe. Nuko nta mafaranga mfite ariko nimba umugabo nzakugurira. Umugabo? Ese uzaba umugabo binyuze mu yenzire. Azaba nka babandi muzajya mu isekuru n'ubundi ngo kugira ngo uvemo igitsina cyahindutse undi se urabona wakwirwamo. Ikibazo cyawe. Wowe mbwiriye iyo nkuru rwo sibyo ngibyo byinjiye mu. Ubwira inkuru nziza nayimuzaniye. Akuboneye akazi. Umboneye akazi? Yuwi ugabura kubeshya. Sinakubeshye ngiye turangana. Uzise? Waretse kumbeshya. Maze nabikoze imikino yakagusabye imikino nazi ko biri bukunde. Tanyije none nagiye kubona mbona bagufashe nyine bavuga ngo ejo uzaze. Gusa cyakora cyugira n'Imana iragukunda pe. Waretse kumbeshya. Iyo nkuru nari ngufitiye. Shambo uri kumbeshya n'ukuri. Ese nkubeshya none ntabwo nkubeshya. Ahubwo ejo mbere yuko nyura ku kazi sibyo? Mbere yuko nyura ku kazi. Ndabanza mugezeyo kandi ikindi umekinge shaka kuzakora neza utazansebye. Umugabo ntabwo nagusebye. Kuko Imana ntabwo nagusebye. Kandi urakoze Imana mu ijuru kumera umugisha. Nta kindi kintu ufite naguha pe. Ahubwo mugabo ibyo ngibyo reka tube tubiretse nuko urakoze kandi ndagushimye. Ejo ndari inkuru wari ugiye kumbwira birangira mu maji video y'iceceka. Birabyihorera utaza no kumvana muri mode. Inkuru nayo mfite niyo ngiye. Ibindi nagushaka kubimbwiraho. Ntaya tambana muri mode. Shamuga urakoze bana yaje. Sawa wowe witegure ejo mu gitondo mbere ko njya ku kazi ndabanza mugezeyo. Ako mama nkubwo kwera ubumbwirije iki nabi. Nkubwira nabi iki? Urafata umuntu wo kumfasha imirimo muri rugo. Urangiza ngo ugiye kumurangira akazi.
akandi ntikari gahagije. mama none ntabwo ari uko nguko bimeze pe ariko uzageza ahahe n'amahane yawe n'umushiha wawe. Yego di. Ikindi kandi ikibazo ufite ni iki? Njye nibaza igihe uzagira ubwenge narakibuze mugamenya ngo urambabaje kandi cyane. Tagira ubwenge iki ntabwo cyari igihe cyo kugira ngo umurangira akazi. Urabona nzajya mfashwa akazi nande? Mama kweri burya najyaga nkureba nese reka nkubaze ma umurisa yaje kuba hano umuyaya cyangwa yaje kuba umukozi hano? Amareka nkubwiye n'ikintu cyatumye nshakira umurisa akazi ni ukugira ngo urabizi ko umukobwa ari inkumi akenera amavuta akenera imyenda akenera n'ibindi bintu nashatse no kumenya. Ikindi kandi sinzi impamvu wakabaye ufata nabi umwana wawe. Yego pastor inyigisho zawe nazumvise disi we ndabwirijwe gusa ndacyabisubiramo ngo urambabaje ibintu nkoreye ufata umuntu wo kumfasha imirimo ahangaha ujye kumushakira akazi. Ariko ma ubundi reka nkubaze umbaze iki ubundi wapfaga iki na musaza wawe ku buryo umwangira umwana bigeze ahangaha? Ngo ibyo birakureba icyo napfaga ariko ubundi uzi kuba mu nzu y'abandi utishyura ari yabo. Izina rya Yesu muka narakubwiye ngo mu bintu bisohoka muri ako kanwa kawe iryo jambo ugomba kurimira ushaka kumfungisha wanjije we. Nkafungisha se none se reka nkubaze ma kandi reka nkubwire ni ukuri uyu munsi cyangwa ejo bundi bizarangira mbimenye ndaje ndaperereza. Mugabe ibaze nkuru muri sayinje agasanga uri kuvuga ayo magambo ngo mumaze adakodeshwa ngo napfaga iki na se narakubwiye ngo umire bunguri bakabyumva se bimbwiye iki ngiye muga wakabanyije umunwa wa mwana we kandi urwana ruzankoraho wose vumbura n'ibitavumburwa muga garuka hano urwana ruzankoraho. Ariko kukina byaye nabi koko ubu nzagirene ariko ibi byose byatewe na Koreta nabwiye kwica kari agakobwa kabyanga none ndabona uwo n'ibyari yashaka kuncisha umutwe gusa ibi ntabwo nabyemera. Urumva ukuntu umugabo bashatse kwinjira mu buzima bwanjye na mugabo ntibizavamo gusa muri se ntagomba kumenya ko ari njye waroze se ngomba gushaka icyo nkora mu maguru mashya. ese muri ni sawa ndananiwe. birumvikana se ko utambura umunsi wa mbere ukuntu wagenze ku kazi nawe nyine mwine mushyitera amaboko urumva byari byancanze ibyo byanyuye ariko nkuje n'umuhungu ushaka umwana mwiza yamfashije. wagurikira se wamukunze kubera usanga Juma adataye umunyu. oya ahantu ibyo bihuriye nuko gusa ari umwana mwiza yamfashije nyine kumenyera no kumfasha ibindi byose. Ariko banza ufuha muga uzi ko ariyo mpamvu banza kubabarira Mishu. Nde Mishu ese we ibintu yakoze ubundi ari we urabona wabyihanganira uretse ko nanakwifurije yuko byakubaho ubona wabyakira gute? Sembizi ngewe Fransaba Imana izambabarire sinzakundanye n'umuhungu muri ibintu nkabiri kuko njye nahita nsara. Aho rero ntukajya uvuga gutyo gusa niba wumva bitakubaho nyine uburyo wabyitwara nanjye niko byananiye rero ni uko Imana yabuze imbaraga zatuma ngira mubabarira. Wari ukwiye kumwumva ariko Mana yanjye ngero no mba numva iyo filime ntanayumva ibaza ibyo bintu bimbayeho we nta n'uwo nshaka kubitekereza Imana ibindi nkuko nyine wumva yuko nawe nabuze imbaraga zigira zongera kumubabarira ni nkuko nyine wumva yuko nanjye bitakunda gusa nyine akazi kabone se karageze nizere kuri ugakora neza pe utazanukisha. Muganda gusezeranya ko nazigira ngo ducisha na rimwe kandi nzakora neza akazi kabandi uko bikwiye. Okay akoze nukuri waramfashije kandi Imana izaguha umugisha. No narikoreraga ntacyo ni wowe biri hano wenyine. Ikanze nshaka ukuntu ngutekera urye nanjye mpite mbona ukuntu najya kureba Safi ndamukumbuye. Safi yabagire vuba uko mama aramutse agutanze hano agasana uhari. Mama yanyetse abyarana yambam urabizi ukuntu avuga nabi rero byaba ari ikibazo. Sawa reka nze mutegurire ndahita nkubwira.
Jimmy ndarota ibyo mbona nibyo cyangwa si byo nuko iyo Imana mbabara ni satani pe ni shitani muri babara basi ngusobanurije ntasobanura iki ntabona Jimmy uransobanura iki ntabona kuri ko nkunda wansezeranyaga ari n'amasezerano wamaga buri munsi Safi nawe koko ntabwo natekerezaga ko wankora ibintu umuri nukuri ko Imana mbabarira unyumve pe kuko nanjye singiye ndakumva cyo koze mu bantu bampimukira ntabwo nagutekerezagamo gusa murakoze yewe ibyanyu ni shyashya umuri ibyo wese kuva kera uranze ubigezeho sha ubundi se ukurungutse cyangwa urahombye ubundi wagireka kumera nka wa umuntu unyagirwana n'abandi yarangiza ngo niwe watose cyane ibyo nakoze ni ibiki ariko waba utandukanye menya ko muri sari we nkunda gusa kandi niwe nzahora nkunda shitani we kuri hano mbona wicaye hanze wenyine wigunze byagize bite byagenze gute se kutahari bakwibye se aho wari wagiye ko mbona uje uri kurira bakwibye nisi byagenze gute numva se none se hari umuntu wapfuye se hase mbwira dore ubyimenyere niba udashaka kumenya icyo wabaye none se nkunda kubaza urimo urarira waje urigunga ntabwo uri kumbwira ikintu wabaye ese urabona ari bukisoma ibiki se ko njye nawe tuganira ibintu byinshi ndamenya iki cyakubayeho we sinzi n'undi si ngaho byihorera noneho njye umbwira nakwihorera ngaho okay mbwira basi ikintu kibazo ufite sibyo cicika nyine kanze nkuzana amazi Ati amwereke ati ndamazi. Ariko umuntu w'inkumi nawe yirirwa arira. Gusa nayanjye. Ubundi si umunsi waje ngo amagaye. So wizanye ntabwo rwari iki kutigeze umubwira ngo azanga kugira ngo ubone uko njugunya nk'ikimbwe haze. Utangiye kuntuka ngo ikimbwe haze. Utangiye kuntuka. Okay. Tujye ko ninjye namuhamagaye. Urumva ninjye namuhamagara yangiza akaza agasanga turi gukora ibyo dusanzemo. Ubundi se ninjye wakwibagije gufunga urugi. Kuki utarufunze? Nese ku rugi naye negetseho. Naye mbizi ko yaza hangaha muri aya masaha. Kobwa hari satani nyine uba washatse kubyivangamo. Wavuze ko ari Imana ishatse kudutamaza mu byo twakoreye mu mwijima bijya hagaragara. Ariko Imana imfashije muri Sakambabari. Nako sinzi. Ariko ntana mpamvu niyi nimwe isongera ko mpuza nawe wankoze ibiwe. Icyo nkundira abagabo koko. Uwo mafuti yose yangeretseho ugaragaje ko ari nge munyamafuti. Ako ntari mpamvu yo kwinginga hoshwe ibyansize. Urumva neza ahubwo ndavuze ngo nsohokera mu nzu. Kuko nta n'umugisha wo mwingingana. Umuntu ntabwo nari wahatinde rwose. Uzo ndahatinda se? Oya, gusa Imana yamwijuru ikamfasha ikanyubagiza n'inziza ngaha. Ariko urampemukira nawe bizakugaruka. Kagusi. Hewe. Mbase. Ariko ngewe narabikubwiraga. Muri narabikubwiraga akubwira ati ngewe bari abantu ukuntu nagiye ejo bundi mbabona ukuntu bari bafatanye n'udusinye bakoreshaga nkavuga ati bari abantu bashobora kuba bagira gute bashobora kuba bafite ibintu bagukinga njye nabikubwira ngo namwe yanjye ngo ngira amagambo
kubasha kumva agahinda n'intimba mfite. Oya wizana n'ibya mama wawe se ariko nawe udatumana. Umva nyine wizana n'ibya mama wawe neza mama uramutura agahinda utanazi mama wawe uramutura agahinda we bigenze gute? Umva nyine wivuga gushya ko wakumva nk'umuntu nawe. Muga basi ni njyewe mubi. Muri ntabwo ari we mubi si nyine. Muga nacumuye iki ku Mana. Ntabwo uri mubi. Ntabwo uri mubi si niyo mbi duhitiramo ibyo tutifuza. Kandi ikindi rekana na Safi nawe ndabizi yuko nawe ni umukobwa isi zamwereka. Ikindi kandi buriya no kuba yagiye ntago ugeze bigiramo uruhare n'ubundi ntiyari uwawe. Rero ntukarira ibyagiye buri hari ibyo Imana yaragukijije sibyo? Sibyo kayanagura. Yanagura. Oya wumva ngo ubuzima burakunaniye. Bira byarangiye kandi we move on sibyo? Sibyo? Ngaho ubwo reka nkubwire ikintu byose. Rero byirengagize maze ugende mu buriri ujye kwiryamira uruhuke ibindi tuzabiganira. Kandi ikindi kintu nagusaba mbabara utigera ufata umwanzuro uhubutse bitewe n'iki n'umujinya wawe. Ejo ndabizi kuza gutekereza neza. Mugana ibintu by'ibyanzuro ntabwo tuzongera kuvugana na. Ngaho ubwo mujyane mu cyumba. Reka ndijyana. Oya ndahaguruka ugasanga ugize n'ikibazo sibyo? ese ni njyewe wahisemo kuba uko mbaye